murabizi abadamu babiri ku mugabo umwe ntabwo ndi buvuge umwe neza cyangwa undi nabi hano haza amagambo na hano hakaza amagambo ariko ikintu namwigiyeho papa yagerageje kutwigisha abana be twese ko tugomba gukundana turi umuntu umwe icyo nicyo kintu byagenda kuri papa ntabwo ngira umutima rwose nkunda barumuna banjye mvukana nabo kuri mama hakunda na mushiki wanjye hano na mukuru wanjye nubwo njye ntagize amahirwe yo kuza kumuhamba kubera ko ari muri Amerika. Ikindi cya kabiri papa namwigiyeho kubyuka kare. Papa ni umuntu wakundaga gukora cyane pe kandi mu by'ukuri niwo murage ashobora kuba nsigiye ko nzaharanira gukora cyane ibyo atagezeho wenda ntazabigeraho. Ni ibintu byinshi mu by'ukuri nshobora kuvuga ntabwo nagize amahirwe kuba hafi ya papa. Njye nagerageje kujya mu mahanga mbere kera nkiri mutoya ariko mu by'ukuri yageragezaga kumpamagara igihe cyose aboneye imite tukavugana akambwira ijambo rimwe ati mwana wanjye tuzavuga. Iryo jambo mu by'ukuri yararimbwiraga nari nkiri mutoya nkarifata mu buryo bworoshye ariko naje gukura iryo jambo nkabyumva cyane nkavuga ariko burya papa yasize ijambo rikomeye ku mwana wanjye uzavuga gusa ikintu mushimiye nawe ashobora kuba yarabonye nabaye umugabo nk'uko yabyifuzaga. So ndagira ngo papa ntukadusize ariko agiye anezerewe abonye abana be bose bamaze gukura nta n'umwe usigaye ushobora kuba mayibobo mu by'ukuri twese ziko n'abuzukuru bawe twese ziko tuzabaho neza uko yabyifuzaga. Mu by'ukuri nishimye kandi ko navuganye nawe ejo bundi yari ari kwa muganga ambwira ko bagiye gutaha ahubwo ngo ugerageze kureba uburyo yataha agere mu rugo vugana nawe nzi ko ameze neza ahasigaye ndavuga ati nta kibazo njye mfite gahunda leta y'ikigali mfite gahunda yo kuza uyu munsi afite gahunda yo kuza uyu munsi ngo nkamusaza mu rugo ngo nibwo wenda n'abari koroherwa ariko nyine imana igihe ibyayo icyo kibazo nicyo aba arapfuye. Mu by'ukuri ndishimye cyane kubona ahubwo uyu munsi wa nyuma ndashimye n'abadongo hano niyo wampaye telefone kuvugana none ndi kuvugana n'abari bari kwa muganga ndagushimiye cyane. Nukuri kuba bahisemo undi spesiyale nanjye muto kuri bo ibicura Rutayisire ni umuntu mukuru mu bahungu rero babyifuje abucura bamijana imbere na mbere ndashima umuryango wacu bwite wabaye hafi ya Rutayisire ndongeye ndashima imiryango ababyeyi bashatswe na Rutayisire ariwo muryango wa Ntamba n'uwa Rugema batwaye hafi cyane muri byose. Imana ibahe umugisha. Sinzi wenda najya mu mateka y'ibya Rutayisire gatoya mutwihanganire gato ndihutisha. Rutayisire atubera umuvandimwe uri spesiyale kuko umwana yabivuze. Rutayisire ntiyakundaga amateka, yari umuntu ukunda amahoro yabona abantu bafitanye amakimbirane agahitamo kubibunga akajya kure kugira ngo bitamugora akaba n'abashaka kuvuga ngo ntirashe ariko kubwe byamuhaga amahoro kandi bigatuma natwe twese tubana nawe neza tunamwiyumvamo nk'umuvanzi umwe wo munyamahoro. Uburwayi bwa Rutayisire bwarihuse cyane buradutunguye nta nubwo twatekerezaga ko byabaho. Ni ukuri byihuse cyane urumva yabaze kuwa gatatu kuwa gatanu yitaba Imana ntacyo umuryango we utakoze ari abo bahagaze hamwe abavandimwe be ari umugore we wize Odeta na mutesi wabo uhari ndetse na Didier
yakoze reaction nyinshi cyane zifatika ku bijyanye n'ibifatika. Nari ndi ku bitaro kenshi, ndashima na rutabaye ku mwihariko yamubaye hafi, yaramurwaje nkamurumuna we, byageze no ku rwego amugwa mu maboko, naryo nishimwe. Ndongeye ndashima abaturanyi be no ku bitaro batwaga hafi, nubwo bwose tutumvaga ko bikomeye kuko twatunguwe. Nongeye gushima abanyabuzima, abajyanama b'ubuzima, nabo batubaye hafi, yaba ku bitaro yaba no mu rugo, ahantu hose. Rero Rutayisire mu by'ukuri yari umuntu urangwa no gukora no gukunda umurimo. Mu nshingano z'ubuyobozi yari azirimo, yari umujyanama w'ubuzima, yari muri njyanama y'umurenge, ndetse no mu muryango yari afite izindi nshingano, kandi akazirikana urugo rwe, agakora imirimo itandukanye iteza imbere urugo rwe. Rero nta kindi twavuga uretse gushima Imana, kuko turababaye nibyo, turashimitse umutwe kuko umuvandimwe wacu, ariko turongeye turashima Imana ko yamutumye azamba, yababaye mu mubiri ngo tubabare twongere tugire agahinda kenshi, ni ukuri nabyo turashima Imana. Rero bijyanye n'abagore be, ni ukuri yashatse umunyana nk'umugore w'isezerano nawe, babyarana abana baboneka, babyarana abana babiri, ashaka nyiragicari, babyarana abana 6, igihe kiragera kuko kwizera kwabo asa n'utandukanye n'umugore muto, buri wese agarukira Imana ku giti cye, kandi abana bakomeje kubana nk'abavandimwe. Ndabishima cyane Didier na Mutesi, nzi neza yuko bari abana b'abavandimwe ba hafi, ndabizi. Ndashima ababyeyi babo, ndashima Rutayisire cyane utaratoje abana kubashyiramo amakimbirane, ndetse natwe ubwacu akatuba hafi nk'umuvandimwe w'ukuri kandi ufite urukundo. Mwakoze mwese kudutabara, mwakoze kutuba hafi, abo bavandimwe, inshuti, abaturanyi, Imana ibahumugisha. Mwakoze. babivuze ubuzima bushobora kudutanga, igihe kiragera n'ubaho ugakomeza. Rutayisire yafashije abantu mu buzima, yagira abasore ubuzima bw'umugore, umujyanama w'ubuzima wakoranye cyane na Rutayisire, ari ubuzima bw'umugore, akanya na kawe, iminota 2 bidufashe, kuko mufitanye amateka maremare kandi meza na Rutayisire. Ese akozwe umwanya muto urabuze kugira icyo navuga, cyane cyane kuri Rutayisire zometse, yari umujyanama w'ubuzima, ariko by'umwihariko yari umubyeyi wanjye kuko twaganiraga byinshi. Ndabyibuka bajya kumbaga, yarampamagara ngo bagiye kumbaga, ndamubwira ngo komera, arambwira ngo nta kibazo. Baramubaga, birasirangira, najya kubwira kuri telefone, arambwira arampamagara. Ejo mu ma saa 11 nibwo bampamagaye, bambwira ngo ameze nabi, mbwira umumaro, niba nuzamuka ngiye kuza ku kazi, uze tuzabire transfer kugira asubire ku bitaro. Hashize akanya nahamagara ngo Rutayisire avuye mu mwuka, ngo biramugoye, ariko nta kundi. Rero mu izina rya Minisiteri y'Ubuzima, twese afate ku mutwe umukozi. Rutayisire ari umujyanama w'ubuzima bita bino, ashinzwe kuvura abaturage mu ngo. Akazi ke yagakoze neza kandi ari intangarugero. Turababaye kandi tumuzi umukozi, ariko turihanganisha umuryango mu
twese tujya ku irimbi uwambe baracyakomeza imana irabinama murakoze cyane kadusubize ijambo abaririmbyi imana ibamugisha Bosco. Uganda wanaringiye na kurokoza serie bafanya uje mu biti Muzi
amizero yabihebye, urukundo rutagereranywa, umbere umutamenwa, umbere umutabazi, umbere ubutwari, urukundo rutagereranywa, umbere umutamenwa. Narinzi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye, nasanze ukwizirikana kubera impuhwe zawe, inkingi negamiye, amizero yabihebye. Didier watabarutse avuye muri ubu buzima agiye mu bundi. Nyagasani Yezu Kristu, igihe umaze Nyagasani Yezu Kristu, igihe umaze gatatu mumva, watagatifuje imva z'abakwemera. Ni nayo mpamvu imva y'uyu muntu ihora itwibutsa ko izuka tuzazuka, kugira ubuntu bwawe. Uhe uyu muyoboke wawe kuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka. Wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amina. Bavandimwe, dukomeze dushire hamwe dukatakambira Imana umubyeyi wacu, kugira ngo ikomeze yakire uyu muvandimwe, uyu mubyeyi wacu watabarutse. Bavandimwe, Yezu yaravuze ati, ningezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye, umuntu wese unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye, umuntu wese uriho kandi akamenyera ntateze gupfa. Ni nacyo rero turagije Imana uyu muvandimwe wacu watuvuyemo. Twese turasubiza ngo twumve Nyagasani. Nyagasani waririye kumva ya Lazaro, duhanagureho amarira, turabigusabye. Twumve Nyagasani. Wowe wasubije abapfuye ubuzima, duhere umuvandimwe ubugingo bw'iteka, turabigusabye. Twumve Nyagasani. Wowe wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umuvandimwe wacu mu ijuru, turabigusabye. Twumve Nyagasani. Wuhagije umuvandimwe wacu amazi ya batisimu, umugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta ya batisimu,
mwakire mu bana bawe turabigusabye. twumve nyagasani. Uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu mukiro y'ingoro yawe turabigusabye. twumve nyagasani. Natwe ababajwe n'uyu muvandimwe wacu dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, girira impuhwe umugaragu wawe, ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera. Ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amen. Hakurikiyeho ijambo ry'uhagarariye umuryango. kugira ngo ijambo yabivuze mu kiliziya, ahubwo hari n'ubundi butumwa aza kugira nyuma turangije gushyingura, nibwo tuzakumuha ijambo niba ari indi gahunda mukurikizaho mwatubwira. Tumaze kumva iri jambo, reka tumanure umuvandimwe wacu aho Nyagasani yamuteguriye mu iruhuko ridashira. aho muratuma bino bisenyuka. Mutanga umwanya uhagije ko abangaba nibo bagiye gukurikizaho gahunda.
yawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani turi kumwe abashakashaka imana mukomeze iyo nzira izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yesu jado. Ni sawa ni sawa. Ubibonye hehe? Ubundi niko njya mbigenza nuko uyu munsi nabuze umwanya. Dukomeze dutakambira Imana tuyereka uyu mubyeyi Mwebwe se wacu inkuru mwamaze kubikora? kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu. Ndakuvugisha twagiye gushyingura. Tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa nawe wazutse, muze tutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhe ihirwe ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe ihirwe ridashira, amaze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe ihirwe ridashira, amaze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe ihirwe ridashira, amaze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Noneho tugiye gukurikizaho uyu muhango wo kugira ngo abavandimwe badufashe, hanyuma abazanye indabyo mwazitereraho kugira ngo izindi ni inyuma.
nyagasani ubuzima ni wowe mbugesha umutima wanjye urakurarikiye nzanyurwa ngeze iwawe ijabiro wuje urukundo komeza intambwe zanjye nyagasani mukurikire ntadanabirana ubuzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nyagasani rero wawe nyagasani wowe mukiro wabakwirukira aho uza gusanga ngo mwime imbaraga yobora intambwe zanjye mu nzira zigana iwawe komeza intambwe zanjye nyagasani mukurikire ntadandabirana ubuzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nyagasani rero uwawe dawe rero uwawe dawe uza gusanga ngo mwimbe imbaraga nzahora ngutabaza iteka bungiro bwanjye komeza intambwe zanjye nyagasani mukurikire ntadandabirana ubuzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe
ingane zawe zibi tugatanga bibere abeza nidusanga Mariya mu ijuru kwa jambo mbanje gushimira Imana yashoboye kuduhuza uyu munsi kuba nta bindi byago twahuye nabyo mu nzira, abaturutse kure abaharaye kugeza iyi saha tukaba tukiri hamwe mu mwuka w'Imana, twabishimira Imana. Nkongera nkashimira umuryango mugari waje kwifatanya natwe gushyingura umuvandimwe wacu Jean de Dieu Rutayisire. Ndabashima cyane pe byimazeyo, byonyine biragaragaza ko Rutayisire koko yabaye. Hari ingero zose urabona, hari abakuru, hari abangana nawe, mbese urabona yuko koko ashyinguwe nk'umubyeyi. None bavandimwe mwadufashije, umuryango wa Butati urabashima cyane 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 pe cyane, twongere tubashime cyane. Nkaba mu izina ry'umuryango, umwana washyinguye se ubundi iteka bagira ikintu bamugenera, none umuryango wa Butati wamugeneye inka yo kumukura mu mva ya se. Ikindi ni uko gukurikira gusoza ikiriyo bizaba kuwa gatandatu saa 8. Ubwo ibindi turakomeza, nitumara gushyiraho indabyo turababwira aho tujya gukarabira. Murakoze. ngira ngo dukurikijeho gushyiraho indabo, uramagara famiye ya Rutayisire Jean de Dieu. Ubwo iyo mvuze gutyo famiye ya Rutayisire ni Odeta n'abana bose ba Rutayisire, Mutesi Didi n'abakobwa bose muze mwegerane imbere mufate ururabo rw'umuryango, hanyuma bategereza abandi baze gukurikiraho. Babiteguye famiye ya Butati be yitegura. Umuryango wa Rutayisire, Mutesi ari he? Ubu ni abakomoka kuri Rutayisire bose ngabo. Okay, mushyireho kuko mwese sinzi ko byashoboka ko mukora kuri ako kantu, hanyuma cyane cyane rwose niyo famiye ya Rutayisire, iyo foto ifate neza, hanyuma mushireho ururabo. Buhoro mutagwa hariya ku mpande hariya. Famiye ya Rutayisire ishyizeho indabo, hanyuma hakurikireho famiye ya Butati, abakomoka kuri Butati bose nagira ngo bigire imbere. Ko mbona abandi ntababona tutabingwa. Abakomoka kuri Butati bashyizeho ururabo, mushireho indabo. Hakurikireho umuryango wa Nzamba, umuryango wa Nzamba ngo bari he? Umuryango wa Nzamba nta kibazo, bashobora kurepresenta. Hari n'abandi batari aha ngaha baracyaza. Ngabo ni benshi.
hari n'umukecuru udahari nawe n'ubundi ubu ni umuryango wa Nzamba. Akurikiriye famiye Kayibanda, famiye Kayibanda yose ijya hariya bafate ururabo. Abakomoka kuri Kayibanda bose nanjye ndimo, mama nta kibazo mushireho, ubwo mwe muhagarariye famiye Kayibanda, ariko ngo waraje nta kibazo. Ngabo iyo ni famiye ya Kayibanda Kayitani. Akurikireho famiye ya Rugema, famiye Rugema bose mutambuke. Fate ku rurabyo mwese. Famiye Rugema izo gukurikirwa na famiye ya Bosco. Iyo tuvuze Bosco haba harimo na Mutesi n'abana aba bakomoka kuri famiye ya Bosco bose. Janet n'abana, umuryango wa Gisangani, Keira na Hirwa, tubabwire aho tugiye, nyuma tuze gusubiza ijambo wadusabira umugisha. Nituva ngaha aho twateguye ko abantu baza gukarabira ni kuri cercle de métier, n'ubundi ni ku baturanyi ba Rutayisire Janet. Ni imbere yabo niho tujye gukurikizaho ibindi biganiro tuzakugirana, ubundi butumwa bw'umuryango, ariko ibikomeye bwatanzwe, igikomeye ni ugukaraba. Abavandimwe rero nagira ngo basubize ijambo musabe umugisha. Reka dukomeze dutakambira Imana. Amasengesho ye natugirire akamaro imbere y'Imana, kandi ayacu ajye amufasha igihe tugitegereje izuka rizaduhuriza twese mu mahoro. Amen. Dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, uba Imana Data mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka n'umubano w'iteka ryose. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko nawe ugeze kumva wasubije umubasha bw'ubugingo, aragutakambira ngo umurengere umusabe, nicyo gituma mwizera ndagusaba umuganyira mpagare ku n'umunyabyaha. Umubyeyi w'umukiza, ngerageza ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amen. Imana ikomeze ituragize umugisha wayo, ariko tugiye kuririmba Magnificat. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose
nishimiye kukubona. Turujwe n'uyu musaza. Basi baho. Turujwe n'uyu musaza. Yose. Very sorry kabisa. Sara, ndakia kusalimia siku moja. Nishakwambia ndakuja. Moshi ogota kwa. Ndapanga.